turabasuhuje mwese abaduteze amatwi. Uyu ni wa mwanya mwiza tubagezaho ijambo ry'Imana, ariko by'umwihariko mu ngingo zitandukanye z'amateka. Uyu munsi tukaba twabahitiyemo kubabwira ku mateka y'umugorozi Martin Luther. Uwo mwumva kuri mikoro ni Nkurunziza Bakate. Byinshi kuri we naho mu kanya. Martin Luther yavutse ku ya 10 Ugushyingo 1483 ku babyeyi Hans Luther na Margaret. Yavukiye i Eisleben, intara ya Mansfield mu bwami bwera bw'Abaroma. Luther yabatijwe bukeye bwaho ku munsi mukuru wa Mutagatifu Martin. Umuryango we wimukiye i Mansfield mu mwaka wa 1484, aho se yari umucukuzi w'amabuye y'agaciro y'umuringa. Hans Luther yifuzaga cyane we n'umuryango we kubona Martin, umuhungu wabo w'imfura, abo umunyamategeko. Yohereje Martin mu mashuri y'Ikilatini i Mansfield, hanyuma ajya i Magdeburg mu mwaka wa 1497, aho yize ishuri ryayoborwaga n'itsinda ry'abarayiki ryitwa abavandimwe b'ubuzima rusange. Nyuma yaje kujya i Eisenach mu 1498. Amashuri atatu yize yibanze cyane ku cyitwa Trivium, cyari kibonezamvugo ariko cyerekeza kuri za logique. Mu mwaka wa 1501, afite imyaka 18, yinjiye muri kaminuza ya Erfurt. Yabonye impamyabumenyi y'ikirenga mu mwaka wa 1505. Dukurikije ibyifuzo bya se, yiyandikisha amategeko, ariko yahise areka ishuri. Luther yashakishije ibyiringiro ku buzima kandi yakundaga teolojiya na filozofi. Yagaragaje ko ashishikajwe cyane na Aristote na Gabriel Biel. Yashimishwe cyane n'abarezi babiri, Bartolomeo ndetse na Trifete. Bamwigishije gushidikanya n'imitekerereze ndetse no kugerageza buri kintu ku bw'inararibonye. Filozofi yasanze idashimishije, itanga ibyiringiro ku gukoresha ubwenge, ariko nta na kimwe kijyanye no gukunda Imana kirimo. Yabonye idashobora kuyobora abantu ku Mana. Intite mu by'idini Martin bivugwa ko na nyina yari umugore ukora cyane w'umucuruzi. Yari afite abavandimwe benshi na bashiki be. Umwe muri bo wakundaga kuba hafi ye yitwaga Yakobo. Luther yize muri kaminuza Erfurt. Yabaye umufurere, umupadiri, umuteolojiya, umwanditsi n'umuprofeseri. Yabaga mu muryango w'Abaudiste. Yanditse ingingo 95 zinenga imyizerere ya Kiliziya Gatolika, Katechisme nini ndetse n'intoya. Yanditse igitabo cyitwa Umudendezo w'Umukristo ndetse n'icyitwa Imbata y'Ubushake. Maze mu mwaka wa 1505 ahitamo kujya mu muryango w'abamonaki, aba umufurere. Yahawe inshingano mu 1507, atangira kwigisha muri kaminuza ya Wittenberg. Maze mu mwaka wa 1512 agirwa umwigisha wa teolojiya. Mu mwaka wa 1510 yasuye Roma mu izina ry'abihaye Imana benshi b'Abaudiste, maze atangazwa cyane no kononekara kwari kwahaganje. Luther yarushijeho kurakarira abapadiri bagurisha indulgensi. Ku ya 31 Ukwakira 1517 yasohoye igitabo cye cy'ingingo 95 yibasira ihohotera rya papa no kugurisha indulgensi. Luther yaje kwizera ko twakijijwe kubwo kwizera bitavuye ku mirimo. Ibi byamusunikiye kurwanya inyigisho nyinshi zikomeye za Kiliziya Gatolika. Maze mu mwaka wa 1519 kuza mu mwaka wa 1520 yandika urukurikirane rw'udutabo duteza imbere ibitekerezo bye. Ku bw'isanzure bwa Gikristo, umudendezo w'Umukristo ku giti cye, itorero rifungirwa i Babuloni. Izo nyandiko zakwirakwiye mu Buraya bwose mu buryo bwihuse. Mu kwezi kwa Mutarama 1521, Papa Leo wa 10 yaciye Luther muri Kiliziya. Nyuma yaje guhamagarwa ngo ajye Ormuz kwisobanura imbere y'iteraniro ry'ubwami bwera bw'Abaroma. Yanze kwisubiraho agira ati, niringira ko ibyo navuze neruye byerekana ko nagenzuranye ubwitonzi kandi nsesengura akaga niyemeje kwishyiramo. Yesu Kristo yaravuze ati, sinazanye amahoro mu isi kirika inkota. Mu nama zayo Imana iratangaje kandi irakomeye. None mwitonde mudatoteza ijambo ry'Imana kandi mukikururira akaga gateye ubwoba k'ingorane mudashobora gusimbuka z'ibyago byabaho ubu no kurimbuka kw'iteka ryose byaterwa no kwibura ko mugamije guhosha amacakubiri. Natanga ingero nyinshi zivuye mu by'Imana yandikishije. Navuga iby'abafarawo, abami b'i Babuloni n'abo mu Isirayeli batigeze bakora ibibazanira kurimbuka nk'igihe batekerezaga ko bari gukomeza ubwami bwabo bakoresheje inama zasaga naho zuzuye ubushishozi. Imana yakuyeho imisozi nabo ntibabimenya. Luther agiye kwihisha mu kigo cya Wittenberg mu mwaka wa 1522. Nyuma yaje kujya Wittenberg mu mwaka wa 1525, yaje gushakana na Catherine von Bora wahoze ari umubikira. Baje kubyarana abana 6. Luther yaje kwisanga mu mpaka zikomeye zerekeranye n'intambara y'abahinzi, Guerre des Paysans, mu mwaka wa 1524.
kugeza mu mwaka w'igihumbi magana atanu makumyabiri na gatandatu. Abayobozi bayo bakoresheje ibitekerezo bya Luther kugira ngo bagaragaze ko bigometse. Yanze ibyo basabye kandi ashyigikira uburenganzira bw'abayobozi bwo guhashyira imyigaragambyo, bituma atakaza benshi bari baramushyigikiye. Mu mwaka w'igihumbi magana atanu mirongo itatu na kane, Luther yasohoye igitabo cyuzuye cya Bibiliya mu Kidage, ashimangira ko abantu bagomba kugisoma mu rurimi rwabo. Ubwo buhinduzi bwagize uruhare runini mu gukwirakwiza no guteza imbere ururimi rw'Ikidage. Mu bari barahamagariwe kuyobora itorero ngo rive mu mwijima w'inyigisho n'imigenzo z'itorero ry'i Roma, bityo rijye mu mucyo wo kwizera nyakuri, uw'ikubitiro yari Martin Luther. Yari umunyamurava, akagira ishyaka no kwitanga. Ntiyagiraga icyo atinya uretse Imana, kandi nta rundi rufatiro rwo kwizera yagiraga uretse ibyanditswe byera. Luther yari umuntu ukwiyeho mu gihe cye. Imana yamukoresheje umurimo ukomeye wo kuvugurura itorero ndetse no kumurikira abatuye isi. Luther yakomotse mu muryango w'abakene. Imyaka y'ubuto bwe yayimaze mu rugo rw'umuhinzi w'umudage wari woroheje. Kubw'umurimo wo gucukura amabuye y'agaciro yakoraga buri munsi, byamubashije kubona uburyo bwo kumurihira ishuri. Umurimo uruhije no kubaho mu bukene ndetse n'ikinyabupfura kidakebakeba nibyo byabaye ishuri nyir'ubwenge butagerwa yateguriye Luther kuzakora umurimo w'ingenzi mu buzima bwe. Ku ishuri yoherejwe akiri umwana muto, Luther yahafatiwe nabi ndetse akanahohoterwa. Ubukene bw'ababyeyi be bwari bukabije cyane ku buryo ubwo yabaga iwabo akajya ku ishuri mu wundi mujyi, hari igihe byabaye ngombwa kugira ngo abone ibyo kurya, yajyaga aririmbira abantu ava ku rugo ajya ku rundi, ndetse inzara ikamumerera nabi. Imitekerereze mu by'iyobokamana arangwaga n'umwijima n'iby'ubupfumu yari yarabaye gikwira muri icyo gihe yamuteraga ubwoba. Nijoro yashoboraga kujya kuryama yuzuye agahinda mu mutima, akareba ahazaza hijimye ahinda umushyitsi ndetse agahorana ubwoba. Nyamara muri uko gucibwa intege n'ibintu byinshi kandi bikomeye, Luther yakomeje guhatana ngo agere ku rugero rwo hejuru rw'imico iboneye n'ubuhanga buhanitse umutima wari urangamiye. Yari afite inyota yo kumenya kandi intekerezo ze zidakebakeba zamuteye kwifuza ibikomeye kandi by'ingirakamaro, umwanya wo gushaka ibigaragarira amaso kandi bitimbitse. Kubera gucunga umutungo wabo neza no gukora cyane, ababyeyi be bari baragize ubushobozi, bityo babasha kumuha ubufasha akeneye bwose. Byongeye kandi kugira inshuti nziza byari byaragabanije ibikomere yatewe n'ubuzima bubi mu myigire ye ya mbere y'icyo gihe. Yitangiye kwiga cyane iby'abanditsi b'ibirangirire, agaha agaciro ibitekerezo byabo bihanitse, kandi ubwenge bw'abahanga nawe akabugira ubwe. Kugira ubwenge buzi gufata, imitekerereze myiza, ubushobozi bukomeye bwo gusesengura ndetse no kwiga adacogora, bidatinze byatumye aba umunyeshuri wo ku rwego rwa mbere muri bagenzi be. Ikinyabupfura yaboneye mu ishuri cyakujije ubushobozi, gushyira mu gaciro kandi bizamura imikorere y'intekerezo ze n'imyumvire myiza, byamuteguriraga intambara azarwana mu buzima bwe. Gutinya Imana kwabaga mu mutima wa Luther bikamubashisha kugukomera no kutadohoka ku migambi kwe, kandi bikamutera kwicisha bugufi kwimbitse imbere y'Imana. Umunsi umwe ubwo yarebaga ibitabo byo mu isomero, Luther yaje kubona Bibiliya yanditse mu Kilatini. Ntabwo yari yarigeze kubona igitabo nk'icyo, nta n'ubwo yari azi ko kinabaho. Yari yarumvise ibice by'ubutumwa bwiza n'inzandiko byasomerwaga abantu mu materaniro yo gusenga, bityo akibwira ko ibyo bice ari Bibiliya yuzuye. Ubwo noneho nibwo bwari ubwa mbere abona ijambo ry'Imana ryose. Amaherezo icyifuzo gikomeye cyo kubaturwa mu cyaha no kubana amahoro n'Imana byamuteye kujya kuba mu bigo by'abihaye Imana, maze ubuzima bwe abwegurira kuba muri ibyo bigo. Muri icyo kigo yasabye kujya akora imirimo iruhije cyane ndetse no kujya asabiriza ava mu rugo ajya ku rundi. Yarageze mu kigero umuntu yumva ashaka cyane kubahwa no kwitabwaho, bityo iyo mirimo imucisha bugufi yumvaga imukoze isoni, ariko arabyihanganira yibwira ko ari byo bimukwiriye kubera ibyaha bye. Umwanya wose washoboraga gusaguka amaze gukora inshingano ze za buri munsi yawukoreshaga yiga, akigomwa ibitotsi ndetse akagabanya no ku gihe cye cyo kurya. Yakoreshaga kwiriza ubusa, kudasinzira no kwibabaza. Yakoze icyo ari cyo cyose cyamubashisha kwemerwa n'Imana. Nyuma yaho yaje kuvuga ati, nari uwihaye Imana wamaramaje kandi nakurikizaga amategeko y'ibyo nemera bikomeye cyane birenze uko nabasha kubisobanura. Haramutse habayeho uwihaye Imana ubasha guheshwa ijuru n'ibikorwa bye, nagombye kuba ari njyewe uri kwiriye. Iyo mibereho iza gukomeza igihe kirekire mba narakomeje kwibabaza kandi nkageza n'ubwo Luther yerejwe kuba umupadiri, maze ahamagarirwa kuva muri icyo kigo cy'abihaye Imana akajya kwigisha muri kaminuza ya Wittenberg. Luther yari umuntu ushimwe n'itorero ryayoborwaga na Papa, kandi ntiyatekerezaga kuzaba ikindi kitari icyo yari cyo muri icyo gihe. Kubw'ubuntu bw'Imana yaje kugambirira gusura i Roma. Urwo rugendo yarukoze n'amaguru, akagenda acumbika mu bigo by'abapadiri byari aho yanyuraga. Ubwo yari mu kigo cy'abapadiri mu Butaliyani, yaje gutangazwa n'ubukungu, ubwiza ndetse no kwaya umutungo yahabonye. Nyuma yo kuva i Roma, Luther yaherewe impamyabushobozi y'ikirenga mu byerekeye Imana muri kaminuza ya Wittenberg. Ubu noneho mu buryo butandukanye na mbere, yari afite umudendezo wo kwirundura mu kwiga ibyanditswe byera yakundaga. Yari yarahiriye ko mu minsi y'ubuzima bwe bwose azajya yiga ijambo ry'Imana yitonze kandi akaryigisha uko riri. Yabonaga akaga
akazanwa no gufata inyigisho z'abantu akazirutisha ijambo ry'Imana. Yajoraga ibitekerezo bidafite ishingiro by'abigisha kandi akarwanya ubucurabwenge n'iby'iyobokamana byose byari bimaze igihe kirekire biyobora abantu. Yarwanije izo nyigisho avuga ko uretse no kuba zidafite agaciro zinangiza. Yagerageje gukura intekerezo z'abamutegaga amatwi ku mitekerereze iyobya y'abacurabwenge n'abigisha iyobokamana maze azerekeza ku kuri guhoraho kwavuzwe n'intumwa n'abahanuzi. Nyamara umuco n'umwijima ntibishobora kumvikana. Hagati y'ukuri n'ikinyoma hari intambara idashobora guhagarikwa. Gukomera kuri kimwe no gushyigikira ikindi ni ugushotora ikindi no kugisenya. Luther yagize abamurega benshi yagombaga guhangana nabo. Bamwe bamureze guhubuka no gukora atabitekerejeho. Yarasubije ati, ninde utazi ko bitajya bishoboka ko hari umuntu uzana igitekerezo gishya maze ntagaragare ko afite ubwibone kandi ntaregwe guteza impaka? Kuko Kristo n'abahowe kwizera kwabo bose bishwe, byatewe n'uko basaga n'abirasi basuzugura ubwenge bwariho muri icyo gihe. Ijambo ry'Imana Luther yashingiraga agenzura inyigisho yose n'ikivuga cyose ryari inkota ityaye amugi yombi, rikagenda rikahuranya imitima y'abantu. Byagaragaraga ko ahantu hose hatutumba icyifuzo cy'iterambere mu by'umwuka. Umwami mushya witwaga Charles wa gatanu yari agiye ku ngoma mu Budage, maze intumwa za Roma zihutira kumuha impundu ziriho zimushyeshyenge bityo azakoresha imbaraga ze arwanya ubugorozi. Ku magambo yo kunnyega yavuzwe n'abanzi ba Luther bamukwenaga ndetse n'intege nke ziri mu murimo we, Luther yarabasubije ati, ninde uzi niba Imana yarantoranije kandi ikampamagara? Basuzugura Imana ubwayo. Mose yari wenyine ubwo bavuga mu Misiri, Eliya yari wenyine ku ngoma y'umwami Ahabu, Yesaya nawe yari wenyine i Yerusalemu, Ezekiyeli yari wenyine i Babuloni. Ntabwo Imana yigeze itoranya umutambyi cyangwa umuntu mukuru ngo babe bahanuzi, ahubwo yatoranije abantu baciye bugufi kandi b'isuzuguro, ndetse rimwe na rimwe yatoranije Mose wari umushumba. Mu bihe byose byabayeho intungane zageze haramagara yabo maze zigacyaha abakomeye, abami, ibikomangoma, abatambyi ndetse n'abanyabwenge. Ntabwo mvuga ko ndi umuhanuzi, ahubwo ndavuga ko bakwiriye gutinya bitewe gusa nuko ndi umwe bo bakaba ari benshi. Yagize ati, sinshobora kureka kwizera kwanjye ku bwa papa cyangwa ku bw'inama, kuko bigaragara neza yuko akenshi bagiye bakora amakosa kandi bakavuguruzanya. Nuko rero keretse gusa nibamenyesha bakoresheje ubuhamya bwo mu byanditswe byera cyangwa ingingo yumvikana neza, keretse kandi gusa ninemezwa namwe mu magambo nanditse ndetse bakumvisha umutima wanjye bakoresheje ijambo ry'Imana. Naho ubundi sinshobora kandi sinzigera nisubiraho, kuko umukristo watura ibinyuranyije n'ibyo umutima umwemeza aba yishyize mu kaga. Ibi mbizi neza ko ijambo ry'Imana riri kumwe nanjye kandi ko ritari kumwe nabo. Mu gutoranya abakozi bo kuvugurura itorero hagaragara ya gahunda y'Imana yakoreshejwe mu kuritangiza. Umwigisha waturutse mu ijuru yirengagije abantu bakomeye bo ku isi, abanyacyubahiro n'abakire bari bamenyereye gusingizwa no guhabwa icyubahiro k'abayobozi b'abandi. Bari abantu bibona kandi buzuwemo no kwiyiringira. Mu cyubahiro bari bafite bari buzuye ubwirasi ku buryo batashoboraga guhinduka ngo bifatanye na bagenzi babo kandi bafatanye n'umunyanazareti wicishaga bugufi. Abantu batashoboye kwiga n'abarobyi bamenyereye umuruho w'igarira nibo bagejejweho uyu muburo ngo nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Abo bigishwa bicishaga bugufi kandi bakemera kwigishwa, kuko batari barandujwe n'inyigisho z'ibinyoma zo muri icyo gihe byatumye Kristo ashobora kubigisha no kubatoza gukora umurimo we maze birushaho kugenda neza. Uko niko byagenze no mu gihe cy'ubugorozi bukomeye. Abagorozi bari ku ruhembe rw'imbere bari abantu bafite imibereho yoroheje. Babaye abantu mu gihe cyabo badafite ubwibone buterwa n'imyanya y'icyubahiro kandi ntibari batwawe n'urwikekwe n'uburiganya bwarangaga abandi. Ni umugambi w'Imana gukoresha abantu boroheje kugira ngo bagere ku bintu bikomeye. Bityo rero ntabwo abantu ari bazahabwa icyubahiro, ahubwo kizahabwa Imana yo ibakoreramo, ikabatera gushaka no gukora ibyo yishimira. Ingaruka zo kwigumura kwa Luther kuri Kiliziya zakwirakwiye mu majyaruguru no mu burasirazuba bw'Uburaya kandi kuba icyamamare kwe byatumye i Wittenberg haba ikigo cy'ubuhanga bukomeye. Yaje kuba umugorozi ukomeye, nyuma haje kuvuka bamwitiriwe bitwa Abaluteriyeni. Hagati y'ukwezi kwa Gashyantare n'ukwa Mata ku ya 18 1546 ku myaka 62 y'ubukuru, Martin Luther yaburiwe irengero. Ngayo amateka ya Martin Luther, nubwo yose tutayavuga ngo tuyarangize. Ibi byose dusomye wabisanga mu ntambara ikomeye, icyigisho cya 7 n'icya 8 ndetse n'andi mateka atandukanye. Imana ibahire kandi bahumugisha.